Turabasuje inshuti bakunzi ba Yoswa TV, mukomeze mugire ibihe byiza aho muri hirya no hino ku isi. Turabashimira uburyo mumaze igihe mudukurikira kandi ubutumwa mutwandikira munyuze muri komenti turabubona. Imana ibaha umugisha n'umusanzu muduha wanyu w'ibitekerezo nawo turawushima kandi muwukomeze. Ni muri urwo rwego hari umuvandimwe cyangwa se umukunzi wa Yoswa TV, ni abadamu babiri batwandikiye ngo inshuti za Yoswa TV muzabagira inama. Ubutumwa bwabo ngiye kubusoma nitonze, namwe muraza kugenda mubaha ibitekerezo muri komenti. Uwa mbere yaragize ati umugabo wanjye arandembeje ngo ndyamane n'abagabo b'abakire hanyuma dushaka amafaranga adutunga, mbigenze nte? Uyu ni uwa mbere. Undi nawe yaravuze ati umukunzi wanjye wa kera, babandi bita aba ex, agenda abwira abantu ngo niwe wanteye inda, kandi muri uko kubivuga nkaba mfite umugabo. Yaragize ati umukunzi wanjye wa kera agenda abwira abantu ngo niwe wanteye inda kandi njyewe mfite umugabo, mbigenze ne ko binteye ubwoba bishobora kunsenyera kandi si nabyo. Reka mpere ku wa mbere mbusome ubutumwa bwose yatwandikiye. Yaravuze ati umugabo wanjye arandembeje ngo ndyamane n'abagabo b'abakire tubone ikidutunga, ese mbigenze nte? Mu by'ukuri umugabo wanjye twakundanye kuva mu bwana bwacu twigana primaire ndetse twigana na segonderi, ari umwana mwiza, niwe muntu unzi neza kuko tumaranye imyaka myinshi. Ubwo yansabaga kumubera umukunzi sinazuyaje, ahubwo nahise mvuga yego. Turakomeza turakundana twembi, tujya muri kaminuza, kugeza uyu munsi ndamukunda kandi cyane. Tugeze mu mwaka wa gatatu muri kaminuza, papa we yarapfuye, gusa yakoraga mu nzego zitandukanye za leta, akajya afatamo inguzanyo y'amafaranga kugira ngo arihire umukunzi wanjye, ari nawe mugabo wanjye uyu munsi tubana. Njyewe ababyeyi banjye bari abarimu, icyo gihe murabizi ntabwo bari bakabongeje amafaranga. Ntavuze menshi rero ubwo murabyumva uko twari tubayeho mu rugo no kundihira kaminuza. Mu gihembwe rero cya nyuma hari igihembwe cyangoye turi muri kaminuza. Icyo gihe twiganaga n'umugabo, kandi mu bandi twiganaga mu banyeshuri habaga harimo n'abantu bubatse ingo, harimo n'abagabo bubatse ingo b'abakire cyane kandi banyifuza. Bakajya bansaba urukundo, nkabibwira umukunzi wanjye. Umukunzi wanjye twaraganiraga byose n'ibibazo, nta kintu namuhishaga na kimwe, hanyuma tugashakira hamwe ibisubizo. Ibintu byagendaga neza kugeza umugabo twiganaga agerageje kunkunda, noneho ambwira ko azakodesha inzu nziza hanyuma ngo tubanemo. Umugore w'uwo mugabo yari umukire, akora mu ntara, n'abana be ariho batuye. Uwo mugabo rero yambwiraga ko azajya ataha mu kiruhuko mu mpera z'icyumweru rimwe na rimwe tukibanira. Naje kubibwira umukunzi wanjye, arabyanga, ambwira ko uwo mugabo turangizanye. Mu gihembwe cya nyuma twembi twari dukennye kandi dukeneye amafaranga. Twumvikana ko dushaka ikigabo cy'igikire twigana kikaduha amafaranga, hanyuma nkajya ndyamana nacyo. Icyo gihe rero ndabyemera, ndabyihanganira, bigenda uko. Twembi twarangije kaminuza tubona akazi keza, ubuzima buba bwiza. Mbere y'uko dushyingiranwa twumvikana ko ibya za ngeso zo kuryamana n'abagabo b'abakire mbireka kandi mbihagarika burundu. Hanyuma rero turabana, turashyingiranwa n'imbere y'amategeko. Ubu tumaze imyaka 10 tubana, dufitanye abana 3. Umugabo wanjye rero baje kumwirukana mu kazi, hanyuma kuva ubwo atangira kujya yirirwa mu rugo. Amafaranga ninjiza
ndi umwe mbona ngewe atunga urugo, ariko umugabo wanjye arashaka ko twubura ya ngeso twaretse yuko najya ndyamana n'abagabo b'abakire bakampa amafaranga menshi. Angira inama yo kongera gushaka abagabo b'abakire tukajya turyamana bakampa amafaranga yo gutunga urugo, kuko amafaranga mpembwa avuga ko ngo adahagije urugo muri iki gihe, kandi we ahantu hose yakomanze asaba akazi bikaba byaranze. Njyewe narabyanze, ambwira ko we noneho ngo agiye gushaka abagore bifitiye amafaranga akajya bapfubura bakamwishyura. Njyewe rero muri rusange nkunda umugabo wanjye ku buryo ntakwihanganira kumva ko yaryamanye n'abandi bagore. Njye mbona nta kibazo gikomeye cy'amafaranga dufite mu rugo, kuko ayo mpembwa aradutunze. Kereka umugabo niba ashaka ibya mirenge. Umugabo wanjye ndamubwira nti ubu ndi umubyeyi ngomba kubera abana banjye urugero rwiza, ariko mbona atabyumva. Gusa ku rundi ruhande ndi umugore uhora witeguye gukora buri kimwe kugira ngo umugabo wanjye yishime, ariko kuri iyi nshuro nabuze amajyo, nabuze amahitamo, nkeneye inyunganizi zanyu n'inama n'ibitekerezo kugira ngo menye uko mbyitwaramo. Murakoze kandi mbizeyeho ubufasha n'ubujyanama bakunzi ba Yosuwa TV. Nguyu rero uyu ni uwa mbere, ubwo mumugira inama, dufatanyirize hamwe kumugira inama. Reka dukomeze no ku wa kabiri. Uyu wa kabiri we yaragize ati umukunzi wanjye wa kera agenda abwira abantu ngo niwe wanteye inda kandi mfite umugabo, mbigenze nte ko binteye ubwoba? Umukunzi wacu yaratwandikiye, yakunze inama mugira abatwandikiye, yifuza kubagezaho ikibazo cye ngo nawe mumugire inama. Uyu mubyeyi wavuze ko atuye mu mujyi wa Kigali ndetse akadusaba ko tutashyira ahagaragara imyirondoro ye, yavuze ko uwahoze ari umukunzi we bakaza gutandukana agenda abwira abantu bose ko umwana ngo atwite, uyu mugore atwite afite atamubyaranye n'umugabo we. Ati ni ikibazo kimukomereye. Yagize ati ndi umugore nasezeranye imbere y'Imana n'imbere y'amategeko, mfite umwana w'umuhungu w'imyaka 2. Ikibazo mfite rero ngira ngo mungireho inama nshuti zanjye, naje kugira gutya ndubaka, ariko inshuti zanjye za hafi mu cyumweru gishize imwe muri zo yarampamagaye imbwira ko umusore twahoze dukundana ariwe ex wanjye agiye kuza gutwara umwana wanjye. Ngo uwo mukunzi wanjye wa kera agenda avuga ko dutandukana nari ntwite inda ye ubwo nashyingirwanaga n'uyu mugabo turi kumwe. Nshuti zanjye rero, ni gute umuntu atekereza ibintu nk'ibi koko? Ukuri ni uko umuhungu wanjye, uyu mukunzi wanjye wa kera atari we se, nta nubwo azigera aba we. Ndahiye mu izina ry'Imana, uyu mwana ni uw'umugabo wanjye, sindi umwana, nzi umuntu wanteye inda. Umugabo wanjye iyi nkuru ntabwo iramugeraho, none nabuze n'aho mpera mbimubwira, kandi rwose mu by'ukuri ntabwo nigeze muca inyuma. Ndabinginze mungire inama y'icyo nakora kuko mfite ubwoba. Ndabashimiye, Imana ibahe umugisha. Ni ukuri birampangayikishije mu gihe byagera ku mugabo bavuga ko umwana ntwite atari uwe. Mbigenze nte? Nubwo twajya muri DNA ariko icyizere azaba yakintakarije. Ngaho nimungire inama. Turabashimiye rero bakunzi ba Yosuwa TV, nimugire inama aba bantu kuko batwandikiye badukunze kandi tubizeyeho ibitekerezo byiza. Murakoze, Imana ibahe umugisha.